Murakoze, nitwa Mukadusenge Bernadette, umuyobozi w'agateganyo wa groupe scolaire GITARAGA. Mu by'ukuri hand washing campaign tunejejwe no kubana namwe, twishimira ko mwadutekerejeho kandi tunabasezeranya ko donation mwatugeneye ndetse na message ijyanye n'uburyo bwo gukaraba intoki neza n'amazi meza kugira ngo twirinde indwara zituruka ku mwanda, tuzabishyira mu bikorwa kandi tuzashishikariza n'abana kubishyira mu bikorwa nkuko nabo mwabyiboneye ko bafite ubushake bwo kuzabishyira mu bikorwa. Mu by'ukuri rero umuco w'isuku uturinda indwara nyinshi zituruka ku mwanda, zirimo indwara z'inzoka, tifoide, ubuho turi duhanganye n'icyorezo cya COVID-19. Turizera ko kandi turabasezeranya ko tuzajya dushyira mu bikorwa ubutumwa mutuhaye bujyanye no gukaraba intoki n'amazi meza, tukabishishikariza abana ndetse no mu miryango yabo bakabishishikariza n'ababyeyi babo, kuko bari abana ni abahuza bacu n'ababyeyi, ikindi nibo bayobozi b'ejo. Ubwo rero turatekereza ko uru rubuto mubibye ruzakura kandi rukabasha kwera imbuto. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Head teacher Nzakizwanayo Salomo of GS KABUNGO. So today we are very happy to receive International Youth Fellowship and the SULFO. They come here to give a lesson of hand washing. So we saw the lesson. It was very good. It was very interesting because students have shown how the lesson was excellent. So they have done practice of washing their hands. So we are also very happy to receive their support like soap to use when students are washing their hands. So we are very happy that we are going to use those soaps in the morning for students to when they are washing their hands. In the after lunch, before lunch and after lunch, and even when they are going home after lessons. So we thank this support. We are very happy for the support you have given us. So we wish you also to come back again because we are happy of you. Thank you.